nongeye kugusuhuza ukurikiye Nyinya TV show. Uyu mwanya ngiye kukwereka utuntu tw'ubwenge utari uzi cyangwa se ukaba wari utuzi utubona ariko utazi uburyo wadukemuramo. Kora subscribe rero uzogera utere like kuri iyi video, nurangiza usharinge abantu 5 inshuti zawe 5 zo zibone iyi video. Nyuma y'ibyo kandi ujye muri comment wandikemo ikintu cyagufashije wakuye muri iyi video. Nusoza unyarukire muri description, ndashyiramo Instagram yanjye, ndashyiramo Twitter yanjye, ndashyiramo TikTok yanjye na Telegram group. Mugende mujoininge, mukore follow, ndabaha follow back, ujoininge group ya Telegram kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byiza dukora. Ubutaha muri video ikurikira nzakwereka kandi kantu nzi neza ko kazagushimisha. Reka rero twikomereze ntatinze. Ngira ngo muri kubona ko hano, ngira ngo urebe kano kantu. Impamvu nkweretse aka kantu, ndagira ngo mubwire iki kintu. Ushobora kuba ufite telefone yawe ariko urabona iruzuye. Se yujujwe n'iki? Ni iki cyayujuje? Wareba utuntu ufite ugasanga twose ni ingenzi, ni dukeya kandi ni ingenzi. Reka mbanze ngira icyo nkwereka hano gato. None nk'ubu ninjiyemo hano muri telefone yanjye, ngira ngo uri kubibona ko mfiteho gigabyte 1 n'ibice 30 cyangwa 35. Hano kwereka ko ari 1 n'ibice 3, ariko ni 1 n'ibice 30 n'utundi turenga hose cyangwa 30 bifunze. Ngira ngo uri kubibona hano. Se ibi bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga, ngira ngo nkwereka ko nyine niwo mwanya nsigaranye. Uyu mwanya twawongera gute? Urabona kuri download urabona hano kuri download nakoresheje megabyte 28. Aha kuri image nakoreshejeho megabyte 224, ariko video zo nakoresheje gigabyte 8 n'ibice 3. Audio ni megabyte 53. Document nazo ngira ngo muri kubibona ari 25 megabyte. Application mfiteho zitwaye gigabyte 24, kandi muri kubona ko nsigaranyeho gigabyte 1 n'ibice. Ariko sizo nakaba ibi byose ubiteranyije hakabaye hari gusigaraho gigabyte wenda nk'eshatu cyangwa 4 gutyo. Zagiye he rero? Urinjira muri porogaramu yawe, urebemo setting,
numara kuyikandaho uze uyemezeho, uzamuke ubanze urebe aka kantu, ubanze urebe iyi storage. Urebe hano kuri storage, urabona telefone yanjye ifite totali space, ifite 32, kandi mwabonye ko ibi bintu tubiteranyije ntago byabyara gigabyte 32 ngo ziba arizo zisigaye, kugira ngo aka kantu muri kukabona. Tugiye kureba rero aho ibindi bintu byagiye bitwara umwanya wacu, uriya mwanya twawugarura ute. Urazamo hano muri application app, hano muri app ntabwo nyiri gukoresha twa tumenyetso kubera ko ntabwo abo hano ninjiye, ntabwo iri application inyemerera kuba nabikwereka, ariko ndagira ngo tujyane akantu ku kandi. Uri kubona ko aya ari application mfitemo, aya yose ni application agize iyi telefone. Rero kugira ngo mwibuke ko ahandi tubifiteho gigabyte 1.3, ndashaka ngo twongere za gigabyte. Wenda turaza hano kuri 1xbet, ubona ko yatwaye umwanya w'177, dukoreho, niturangiza tumanure gutya, turamanura gutya, tuze kuri storage and cache cyangwa se storage and cache, kuvuga ngo dukoreho, nitumara gukoraho turazamura. Ubona hari clear storage, clear cache, kuvuga ngo ninkora hano ngakoraho, ndaba nirukanye hano. Urabona kuri cache hari megabyte 12.57. Ndaza nkore kuri clear cache, ubona hasigayeho 0. Mubyibuke, nongere nsubire inyuma njye ku yindi application, gaturebe nda application yaba yaratwaye hanini. Nk'iyi Alibaba ifite 390 kuri cache. Turaza hano kuri storage and cache, twemezeho, turasanga cache yayo yaratwaye 18. Nayo nkore hano kuri aka kantu kanditseho ngo clear cache, nkirininge cache, bitenza kuri, wenda turebe kuri iyi application yatwaye umwanya munini cyane muri telefone yanjye. Ni iyihe? Kandebe, application yatwaye umwanya munini cyane, cyangwa se application nkunda gukoresha cyane kurusha TikTok. Urabona TikTok yatwaye umwanya wa gigabyte 36. Ndayikoraho, noneho ndebe kuri storage and cache, nkoreho ndebe ifite cache zingana gute. Urabona ifite cache za 286, nazo nzi cleaning, ubona ko zivuyeho. Indangiza nsubire inyuma, wenda ndebe WhatsApp. Mfitemo WhatsApp 2, mpere kuri ya business, nze hano kuri ijambo rya storage and cache. Urabona cache yayo ifite 20 nayo nyikureho, nsubire inyuma ndebe iyi office. Iyi
office njye kuri storage and cash yatwaye 10 nayo naryo ndikureho, subira inyuma, wenda n'iyi WhatsApp yindi storage and cash nayo yatwaye 14 nako nkakureho kuko kari kuntwarira umwanya. Ibi ndi gukora ntago bitumye WhatsApp yawe ivamo, iragumamo ikomeza ikore n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko uriya mwanya turi gusiba ni wa mwanya itwara ibika ibintu bitagaragarira amaso y'abantu, ugasanga telefone yaruzuye kandi nta bintu uri kubona byayuzuje, nuko iba yarabitse amakuru atagaragarira amaso. Turebe wenda n'iyi yellow card ndi kubona ari nini, storage and cash yayo ifite kilobyte, wenda izo reka nazo nzikure ariko nta kintu zakumarira. Ugenda ureba application yagiye itwara umwanya munini YouTube. Turebe YouTube imaze gutwara ibingana iki, imaze gutwara 239, nazo nzikureho. Noneho ndagira ngo tujye kureba se bya bindi twakoze hari indi application se twibagiwe gukoresha bikoraho, ndebe ko hari iyindi. Turebe wenda TikTok Lite, turebe nayo itwaye ibingana iki, 10 nako naryo turikureho. Turebe Telegram twayikoreye harya, turebe kuri Telegram yatwaye 49 nako tugakureho. Turebe indi niye, turebe SnapTube nayo turebe yatwaye ibingana iki. SnapTube yatwaye 27, cash 27 nazo tuzikureho. Turebe Snapchat yatwaye iki, turore nayo yatwaye 42 nako tugakureho. Turebe iyi Sagapolo yatwaye ibingana iki, yatwaye 16 nako tugakureho. Turebe indi application iyihe, iyi Limit nayo turebe yatwaye ibingana iki, yatwaye megabyte 98 nazo tuzikureho. Director turebe twayikoreye, ndebe yatwaye 32 nazo tuzikureho. Iyi bayita Olg nayo turebe yatwaye ni kilobyte. Turebe indi tutarebye yaba yaratwaye umwanya munini, Messenger tuyirebeho, yatwaye 25. Murebe za mega ikintu ziri bubyare. Turebe indi niyihe, indi niyihe, Instagram. Kuri Instagram yatwaye 146 nazo tuzikureho. Indi niyihe, indi Google Service, turebe ibyo yatwaye 62 nazo tuzikureho, murabona ko hasigayeho 0. Indi turebaho ni iyihe, Google Play Store nayo tuyirebeho yatwaye iki, 27 nazo tuzikureho. Turebe indi ni iyihe, Gmail yatwaye iki, yatwaye 23 nazo tuzikureho. Reka tube turekeye aho. Turebe na Facebook ho gato. Facebook yatwaye 28 nazo tuzikureho. Hari indi application tutarebyeho ikomeye cyane. Reka turebe Eversend yatwaye iki, yatwaye 1.81 kanako tugatware nako karabara. Turebe nta yindi isigaye,
indi isigaye Classroom, turebe kuri Classroom nayo njya nkunda kuyikoresha cyane, nayo yatwaye rimwe. Nta yindi isigaye, reka ndebe n'iyi CapCut ifite kilobyte, ntabwo nkunda kuyikoresha cyane, ntabwo iyo nakwirirwa nyigira, ngo turebe indi nta yindi. Business card itwaye 55, nazo tuzikureho. Reka noneho dusubire inyuma, tubuze hahandi, nibuke ko hano nyine twasize hariho 1.3 GB, mubyibuke neza. Noneho tugiye kureba nimba koko byiyongereye, twemezeho, turasanga hamaze kuba habaye 2.4 kugira ngo muri kubibona. So murabona ko ibi bintu bikora rero. Akandi kantu uhita uza gutya hano muri setting nanone, ukavuga ngo setting storage, urabona ko naho byagize ute, byagabanutse. Twe dufiteho 24, bimaze kuba 21, bivuge ngo 3 kamaze kuvaho, kugira ngo muri kubibona. Yes, nta kintu kitari kugaragara hano. Nushaka ushobora kuvuga ati wenda mu gihe kadi irimo, ubona ko nta kadi mfitemo, nayo ukabikora gutyo. So aka kantu rero nimba kagushimishije, telefone yawe yajyaga yuzura ukabura uko ubigenza, twandikire muri comment uvuge ngo ngewe nabikoze birakunda, cyangwa se nge ntibiri gukunda, cyangwa se muri video ikurikira muzatwigishe ku bijyanye n'iki, ushaka ko tukwigisha iki. Icyo twiyemeje ni bimenye byose wumva wifuza kwiga, cya kindi udasobanukiwe neza, kimenye nawe ubashe kugira ute kucyikorera. Nshuti rero ukurikiye Bimenye TV Show, kora subscribe, ukore ku nzogera, ufungure notification kugira ngo ninjya na uploadinga video umenye neza ko yahise ikugeraho. Kora like, share na comment, utubwire uko wabibonye. Jya muri description ujoining group ya Telegram, ndayishyiramo. Numara kuyijoininga ujye muri description urebe TikTok yanjye following, Instagram following, urasangamo na link, wananyandikira kuri WhatsApp nagusubiza ukambwira ngo muri video ikurikira uzadufashe twigishe kuri ibi bintu. Sasa rero mwari kumwe na Albert Tech, umuhungu wanyu, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.